uyu mujingu uyu nguyu udafite ubwenge ahora avuga ibintu adafitiye proof ahora acuruza abakobwa b'u Rwanda abashukisha amafaranga uyu niwe Godfather reka mbereke foto yindi uyu ni Godfather wenda gufite none nanu wancika uyu niwe Godfather mumenye Godfather nguyu ukunyumva ari umuntu mbajije akora iki nakazagira muri Canada ora kuri TikTok na Twitter nakazagira muri Canada kubera ko nanse kuguha amafaranga uje kunsebya kandi uje kunsebya ibiki ngo umukobwa muri sauna ndanayishyuye privé sauna na hano hose abantu bose bajya sauna ni public ningo ukuntu bavuga ni muri massage ni muri sauna ni mushaka kumbona ngakubwira ko ni muri sauna ukinjira muri sauna shaka ngo ukora iki ni ibintu bya grave ku buryo dushobora kubigira w'intambara wewe Godfather koko safi Bruno safi uyu nguyu reka mubereke ngo ribu imufate ngo warangije kuvugana n'ubuyobozi wowe ufashike ubuyobozi jewe aricyo mfasha ubuyobozi nafasha abantu mituwere njafasha abantu amavideo yanje agaragara wowe na n'igiceri cy'ijana ucontributinga hano mu gihugu cy'u Rwanda ukunyuma akaniko ka Godfather Satana pada nakangaka karabafatiranye na uyu nguyu Godfather ukunyuma bayibonye Godfather ni uyu nguyu niwe Godfather wabafashe ku ijosi Godfather nakufite ndazana na mama wawe ndazana n'abantu mwavukanye umva ndakuzana wese kubona ndagufite ibyo kinini cyane Godfather abantu ufite ubugane kukuruta sibyo abantu ufite ubugane kukuruta amakuru yawe yose ndayafite muri Canada nzwi amakuru yawe n'ahantu wancikira Godfather na n'isegonda n'imwe ariko wowe ugushukisha abakobwa wowe ugushukisha abakobwa ngo bangange ngewe bangange uriya mukobwa wawe uvuga ngo namubesha amafaranga reka mbereke uriya nimba bita Tony wowe Tony wowe sinaguha 500 umbwira business wowe reka ngwereke wowe Tony wowe Faida Mutoni wowe reka ngwereke n'ama screenshot wowe n'ukuntu naguha amafaranga 300 by'amanyarwanda ndagufite nago bwa mbere bakobwa nibo batangiye kunyandikira rero ngiye ibintu byanjye bitwara gake nubwo babeshya ngo arabasengera bahite bapfa ibaze frema kuva mu kwa 9 semu ureba kuva mu kwa kangahe kuva mu kwa 9 nagiye gake abana bampereza ibintu message urabye izi miliyoni 10 yazimwemereye umukobwa muri record yaraje muri space urimo kumva reba Cristiano uramubona muri Kigali Babes Kigali Boss Babes yari space ni kwa kundi abantu bemera byinshi aravuga ati yewe uyu mukobwa kuwa gatatu nzahereza uyu mukobwa miliyoni 10 ariko tuzabonana ndapfuye yazimuhaye zimuha urakoze njye bwa mbere mumenya namumenyeye kwa Semu ngo ari kwerekana amasaha meza yambaye mbona teruye icupa rya Hennessy avuga se ko mbona bari kwandika ngo profete tere amacupa Hennessy ni profete gatiki banza byarino byarahindutse aba profete basigaye baremerewe kunywa inzoga ikiriho icyambere kiriho urukumva icyambere kigomba kubaho ngiye mbarakoze ibyo nagomba gukora icyambere ngomba gukora ni kimwe kwa rukurabura no kugaragaza ibijya mbere kuko ntabwo none se space ndiri recorded sande niba wabyumvishe neza hatambutse abakobwa bangahe 16 koko ako niba harimo bataruzuza imyaka oya nawe utaruzuza imyaka abandi babatangira hano twabajije ariko hari wa 19 hari wa 20 yavuze wa 17 ntabwo bigaze baduhereza n'umwe Gisenyi ntabwo twabonye